ni Major General Ouedraogo Idrissa, umugabo ukomeje kwibazwaho na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko arongoye umukobwa w'umuramyikazi Ishimwe Vestine usanzwe uririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas. Ni abakobwa bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero yatangiye kumenyekana ndetse no kwibazwaho na benshi ubwo hamenyekanaga amakuru y'uko yamaze gusezerana mu murenge byemewe n'amategeko n'uyu mukobwa nyine maze kukubwira Ishimwe Vestine usanzwe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza kuva mu mwaka wa 2020. Uyu mugabo ni ubwa mbere yaragaragaye, ni n'ubwa mbere iryo zina ryari ryumvikanye mu matwi y'abanyarwanda. Ni tariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo isura ndetse n'izina ry'uyu mugabo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso byinjiye mu matwi y'abanyarwanda. Muri iki cyegeranyo cyangwa se muri iyi nkuru twaguteguriye rero hano kuri Furaha TV, tugiye kukubwira byinshi ibyagiye bivugwa ko uyu mugabo yaba ari umusirikare ukomeye waturutse hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose nibyo tugiye kukunyuriramo. Mbere yuko rero dutangira kukubera ayo makuru twagukusanyirije, reka tubanze twongere tugusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Furaha TV, banza ukore subscribe niba utarayikanda, nawe wiyandikishe muri abantu 200 batugiriye icyizere kubw'amakuru acukumbuye meza mashyashya utasanga ahandi. Nawe rero niba usanzwe ukurikirana inkuru zacu wariyandikishije warakoze subscribe, turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose, uri umuntu w'ingenzi. Reka rero niba wamaze gukora subscribe twikomereze n'amakuru yacu agaruka cyane kuri uyu Ouedraogo Idrissa. Ni umugabo w'umuherwe cyane, ngira ngo iyo nkuru yo twayikozeho. Icyitwa ifaranga kuri uyu mugabo si ikibazo, kuko ni bimwe bajya bavuga ngo ni nk'inda ku mutindi kuri uyu mugabo. Reka turebe rero inkomoko y'uyu mugabo, uko yaje mu Rwanda ndetse n'ibivuga ko yaba yarabaye umusirikare ukomeye hariya mu gihugu cya Burkina Faso kugeza ubwo aje akarongora umukobwa wacu Ishimwe Vestine. Tugiye kukugezaho iyi nkuru, nyita Gladiator, niko nitwa. Murabizi ko kuri ubu ngubu igihugu cya Burkina Faso kiyobowe n'umugabo witwa Ibrahim Traoré wateye kudeta nabi cyane uwitwaga Paul Henri Sandaogo, akamukura ku butegetsi nabi ndetse akamwambura inkweto mu ruhame mu bantu isi yose bireba. Uyu muperezida muto cyane Ibrahim Traoré wakoze ibyo ni umuperezida wa kabiri ku isi mutoya, kuko afite imyaka 36 gusa, anganya n'uyu nguyu mugabo wa Ishimwe Vestine Ouedraogo Idrissa nawe ufite imyaka 36, dore ko bose bavutse w'1988. Uyu Ibrahim Traoré niwe rero umuperezida wa kabiri ku isi muto nyuma y'umuperezida w'igihugu cya Iceland. Reka rero turebe uko bimeze, uko byagenze operasiyo yose. Biravugwa ko rero uyu nguyu Ouedraogo Idrissa turi kugarukaho muri iki kiganiro yafashije muri operasiyo yo gutera kudeta yakozwe na Ibrahim Traoré kugira ngo ajye ku butegetsi. Bivugwa ko uyu nguyu Idrissa ari umugabo wize cyane ibijyanye n'urugamba, akaba rero yarahaga intama zikomeye cyane uyu Ibrahim Traoré uri ku butegetsi kugeza kuri ubu ngubu. Akaba yari mu bamufashije cyane mu kugira ngo atere kudeta Paul Henri Sandaogo. Nyuma rero amaze gufata ubutegetsi, murabizi ko hariya mu gihugu cya Burkina Faso ari igihugu cyugarijwe cyane n'imitwe y'iterabwoba, ibyihebe birahahora. Nyuma rero yo uyu mugabo agiye ku butegetsi Ibrahim Traoré ateye kudeta, ntago n'ubundi amahoro hariya yagarutse yuzuye, kuko ibyihebe n'ubundi bihora bishaka kongera gufata kiriya gihugu. Ni muri ubwo buryo rero baje kuba bataka ngo uyu mugabo Ouedraogo Idrissa turi kugarukaho kuri ubu. Ibyihebe rero ngo ariko naho binavugwa ko ngo byanamurashe mu kaguru nyine, ngira ngo iyo nkuru benshi mwagiye muyibona, ariko ntibiremezwa neza
tuzabikurikirana koko tumenye niba koko Idrissa akaguru ke kararashwe cyangwa se ari ibinyoma. Nabyo tuzabibakoreraho indi nkuru tubibabwire, ariko amakuru dufite nuko ibyihebe nyine byatangiye kubuza amahoro uyu mugabo nyuma yo kumenya ko ari mu bafashije Ibrahim Traoré gutera kudeta agafata igihugu. Nibwo rero uyu mugabo Ouedraogo Idrissa yaje gufata umwanzuro wo gushaka igihugu gituje, igihugu cy'umutekano yaba ahungiyemo yigiremo kwituriza, dore ko nyine amafaranga yari amaze kuyagwiza. Abifashijwemo rero n'uyu wari umaze kuba perezida Ibrahim Traoré, yaramufashije amushakira uburyo yagera mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari cyo gihugu cy'umutekano cyiza gituje. Buri muntu wese nk'uyu yakwifuza kuza, haba kuriramo amafaranga ndetse no guturizamo akabona umutekano. Ni muri ubwo buryo rero uyu nguyu Ouedraogo Idrissa yaje mu gihugu cy'u Rwanda, akaruhukira hariya mu karere ka Musanze, agatangira gushora n'imari. Ndetse ni muri ubwo buryo rero yaje guhura n'uyu mukobwa Ishimwe Vestine. Ngira ngo hari inkuru twabakoreyeho tubabwira uburyo bahuye muri hoteli, uburyo byose byagenze, uburyo Murindahabirene izi diri yazikinnyemo, amafaranga yashowemo byose, kugeza uyu mu Idrissa afashe umwanzuro wo kujya gusaba Vestina iwabo mu rugo hariya i Musanze, agasaba agatanga inkwano, ndetse kugeza bagiye mu murenge. Ibyo byose yari inkuru twakozeho tubibabwira. Niba ushaka kongera kubireba usubire inyuma ujye mu nkuru twakoze. Ni hano kuri Furaha Bibera TV. Niba utarakanda subscribe rero kanongere nkwibutse ngo racikwa cyane, kuko iyi niyo channel ya mbere abasirimu bose bakurikiraniraho amakuru yizewe, uba utabasha no kuba wasanga ahandi ahariho hose, kuko twe dukora inkuru ibindi binyamakuru bikaza byigiraho, kuko twebwe amakuru yose tuba atwayacukumbuye neza cyane. Ngikomeje kugezaho rero by'aya makuru ya Ouedraogo Idrissa ni Garadia Atoroka Abisa. Guys rero ndumva ari aya makuru twari tubazaniye kuri uyu munsi, kuba ikomeje kwibaza ku bya Ouedraogo Idrissa warongoye umukobwa wacu Vestine arusha imyaka igera kuri 14 yose, nubwo atari myinshi cyane. Umugabo ufite ifaranga ryinshi, umugabo mu by'ukuri w'umusirikare ukomeye, umugabo nuhura nawe uzagende gake nk'ubuki butembye ku rutare, kuko uyu nguyu ushobora gusanga atari mugenzi wawe akuvuna agura abisa. Reka rero nkwifurize umugisha w'Imana wo gukurikirana iyi video kugeza kuri uyu munota. Dusubire mu zindi video z'ubutaha. Imana ibarinde. Ciao ciao.